kubera amateka yabaye muri iki gihugu nagiye kwisanga nisanga n'ingenyine turavunga kuko umuntu wantoraguye yambwiye ko yansanze mu cyobo batayemo abapfuye ndi uruhinja rutanageye arangije arafata aranjyana mari giseruka nk'Imana muri ubwo buzima bwose aho tugarukiye ntabwo narinzi aho mvuka ntabwo narinzi famiye nagize ibyago bikomeye turimo turagaruka wantoraguye bamwicira mu nzira nisanga n'ingenyine ndaza ngirirwe amahirwe bamuye n'inkotanyi zinzana muri iki gihugu bahita banjyana muri Oroferina murira mu bigo by'imfubyi ubuzima ndabuzi nta kintu wambeshya kwitwa n'inzara ndabizi nishwe n'inzara kwa muganga abantu bakangisha njye nahabaye igihe kinini kirekire Kanombe narahabaye Faisal narahabaye mu mujyi wa Kigali Kabgayi narahabaye Zaremera Rukoma kubera ko ariho nize narahabaye ibitaro ndabizi byagezeho nkajya nitomokoramo n'amaserume nkikuramo amasone nkikura kuri za bombone ngize amahirwe nzanzamutse naragize nkaturoka kuko numvaga ndambiwe kuba kwa muganga rero ubuzima nta kintu n'iki na kimwe Imana ishaka kugukoresha irakwigisha kagucisha mu mashuri meza rero nawe urimo kwiga nagira ngo umutangaze ko nta munyeshuri usakuza mu ishuri iyo ushakuje mu ishuri baragusohora amasomo akagucira nta musirikare mwiza usakuza ku rugamba iyo ushakuje ku rugamba ugwa ku rugamba umwanzi amenya ahantu ukahava iyo ushakuje ku rugamba ushobora kuva ku rugamba uri ikimuga cyangwa bakakumera umutwe rero nta musirikare mwiza usakuza ku rugamba rero reka gusakuza uri gusakuriza abandi banyeshuri kuko ntabwo ari wowe urimo kwiga wenyine kandi dushimye Imana yabanye natwe dushimye Imana yatugiriye neza Imana ndagira ngo mwibutse ko yakoresheje imbaraga nyinshi kugira ngo twebwe twese tube twicaye aha ni Imana yabikoze Imana ishimwe ko yagiye ibana natwe ikagenda ikurinda ikagenda ikugirira neza ikagenda iba mu ruhande rwawe ikagenda ikwiyereka ikagenda igutabara mu nyemerere tuyikurire ubwatsi tuyikomere mu mashyi ababyeyi bavuze ibungu Imana yagize neza Imana ishimwe kandi Imana y'amahoro ihabwa icyubahiro ndagerageza kuza kuvuga ibintu byinshi ndavuga ibintu byinshi kandi mu gihe gito kugira ngo tuze gusenga amagambo nshaka ko tuganiraho Imana yampaye kano kanya kugira ngo tuvugeho ndagira ngo tuganire ku ijambo Imana yampaye mwumvishe inyongorera kugira ngo tuvugeho ni ijambo rivuga ngo kugambirira kwiza ko mu mutima bitera Imana gukora Aleluya cyangwa kugambirira neza mu mutima bitera Imana gukora bishatse kuvuga ngo iyo ugambiriye neza mu mutima Imana itari ifite gahunda yo guhaguruka ariko iyo ugambiriye neza bituma ihaguruka kubera ko wagambiriye neza mu mutima ikaza gukora kandi iyi Imana iyo ugambiriye neza igikwiyereka ikakugirira neza ikagutabara ikakurengera ikaba mu ruhande rwawe Imana yacu nishimye ndagira ngo tuganire aya magambo nari buyavuge duhereye mu gitabo cy'Itangiriro Imana ihamagara Imana irababwira ngo nimugera mu gihugu mbahaye nasezeranyije basogokuruza icyambere ntimuzibagire icya kabiri mutazagira izindi mana mupfukama imbere zitari njyewe icya gatatu ntimuzivange n'andi mahanga aha rero dutangiye ku rugero rw'Abisirayeli barageze i Kanani mwibuke neza ko iyo usomye mu gitabo cy'Abacamanza niho hakubwira aya makuru neza bamaze igihe kinini badafite umwami wo kubayobora cyangwa se badafite umwungeri wo kubatwara cyangwa se kigiye kimwe Imana yajyaga ibashyiriramo imiyaga igahamagara abacamanza cyangwa igahamagara abahanuzi akaba aribo bayobora ubwoko bwa Isiraheli rero bamaze igihe kinini badafite umwami wo kubayobora rero bamwe bitoranyamo barasenga babashije gusenga bajya imbere y'Imana bisabira umwami Imana iti sana
sawuli samweli akimwitegereza akabona ni umugabo udasanzwe, ni umugabo muremure w'icyubahiro, uruta abandi ubwiza, uruta abandi uburebure, uruta abandi ubugari, mbese yari mwiza bitangaje. Samweli amwitegereje ahita avuga ngo uyu nguyu niwe ngomba kwimika nkamugira umwami. Samweli ahita afata ihembe ry'amavuta amusukaho amavuta. Tugira ngo twihute muri ayo mateka, ntabwo ariyo nashatse gutindaho kugira ngo tuze kugera ku magambo twasomye, kugira ngo Imana ize kudufasha, ize kutugirira neza. Sawuli hari umwami wa mbere w'Abisirayeli, ayobora Abisirayeli mu myaka 40 yamaze ku ngoma. Ndagira ngo mwibutse ko imyaka 2 yonyine ariyo yayoboye Abisirayeli neza, indi myaka 38 kwari ukubakoresha uburetwa. Musigeri yaramuciye ku ngoma. Mwibuke ko ku myaka 2 Imana yaramubwiye ngo manuka ujye mu Bameleki. Bibutse guhora kw'Abameleki bica ubwoko bwanjye mu butayu bakabicisha inkota. None manuka ugende ujye mu kibaya wica Abameleki bose ubarangize ntusigaze n'umwe. Sawuli akora amakosa akomeye cyane, aragenda yica Abameleki, arangije asigaza umwami wabo, aramunyaga n'amatungo, akora amakosa yo kuyajyana kuyahisha mu rusengero rw'Imana. Imana irarakara bituma Imana ihita imuca ku ngoma. Ingoma ya Sawuli irarangira. Imana ibona ko komeje kugirira imbabazi Abisirayeli, iravuga ngo aya mahirwe ntabwo nayima Abisirayeli, kuko navuganye nabo, navuganye nayo amagambo akomeye ko ntazabatererana, ko ntazabahana. Nubwo basubiye inyuma, nubwo bakoze ibyaha, ariko navugiye hagati muri bo, navuganye na sogokuruza Aburahamu ko nzamuhindura umugisha n'abakomokaho bakaba umugisha. None niyo mpamvu ntashobora kubatererana, reka ntange andi mahirwe. Irangije ijya kwa Yuda, imanuka kwa Yesaya, yimika Dawidi. Dawidi ageze ku ngoma yakoze ibintu byinshi byiza, yagiye agambirira neza, yagiye arwanira Imana ishyaka, agenda akora ibintu byinshi byiza, akora kandi n'ibibi byinshi. Rero reka twihute cyane kugira ngo tuze kugera ku magambo twasomye. Ingoma ya Dawidi ivaho, hima Salome umuhungu wa Dawidi. Ingoma ya Salome yakoze ibintu byinshi, yari afite ubwenge budasanzwe, yakoze ibintu byinshi. Murabizi ko ariwe wubatse inzu. Ariko Salome ageze mu zabukuru, arimo arasaza, agiye gupfa, Imana iramanuka iramubwira ngo Salome, ntabwo wigeze witondera amategeko yawe, nta nubwo wigeze unyumvira, wakoze icyaha cy'ubusambanyi gikomeye, urasambana. Murabizi neza ko Salome yashatse abagore 1,000. Murabizi yuko arimo amanuka ngo yabengutse agakobwa ko mu Bayuda k'1,000, ngo ariko aka gakobwa ko karamukaniye karavuga ngo muzabaze twebwe iwacu mu Bayuda, twebwe mu Bisirayeli hari umwifato badutoje tutagomba gutagaza. Aka gakobwa kagambirira neza, kanga kuryamana na Salome. Salome abyitegereje ukuntu akana k'agakobwa kamuhamirije, kandi byari gutuma umuryango w'iwabo ugabanya ibwami, umuryango w'iwabo ugira icyubahiro, umuryango w'iwabo ugira amafaranga. Salome abyitegereje asanga gafite gukiranuka, asanga kuzuye imbaraga z'umwuka wera. Arangije ahita yandika Zaburi ya mbere, aravuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, kandi ntiyicarane n'abakobanyi, ntahagarare mu nzira z'abanyabyaha. Ubwo ngo ahubwo amategeko y'Uwiteka akaba ariyo yishimira ku manywa na nijoro, ngo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto zacyo mu gihe cyacyo. Imana y'amahoro idufashe itugirire neza. Salomo akora ibintu byinshi byiza, yubaka inzu y'Imana, arayitanga mu buryo budasanzwe. Ingoma ya Salome iza kuvaho. Rero Salome Imana iramubwira ngo ntabwo witondeye amategeko, no, igiye kuguhana. Iramubwira ngo imiryango 12 ya Isirayeli, urubyaro rwa Yakobo, nzabatatanya, nzabacamo ibice, nzabacamo kabiri. Salome aratanga, arapfa, hima Rehobowamu umuhungu wa Salome. Rehobowamu ageze ku ngoma, nibwo imiryango 12 ya Isirayeli yigabanyijemo kabiri. Umuryango wa Yuda n'uwa Benjamini n'igice kimwe cyo mu Balewi biherera mu majyepfo aho bita Yerusalemu. Indi miryango 10 isigaye n'ikindi gice gito cyo mu Balewi giherera mu gice cy'amajyaruguru aho bita Samariya.
tugire neza cyane. Daniel Imana imubwira aya magambo yari imubwiye, bari baherereye mu gice cy'amajyepfo aho bita i Buyuda, kandi ndagira ngo mbibutse ko abayuda baje kunanirwa, bakora ibyaha, bateshuka ku nshingano, bateshuka ku mategeko, batangira gukora ibyaha, batangira kwivuguta, batangira kwivanga n'andi mahanga. Imana irarakara, Imana irababara. Iyo usomye mu gitabo cya Yesaya barakubwira neza, ukajya muri Yeremiya, Nebukadinezari ahagota, biba ngombwa ko Imana itegeka Nebukadinezari ikamubwira ngo umanuke ugende ujye mu Bayuda, ugende uhagote ubanyage, ugende ubajyane i Babuloni, bazabakorera imyaka 70. Rero ba Danieli na bagenzi be bari mu bantu Nebukadinezari yanyaze. Ndagira ngo tugire ahantu twasoma. Aleluya, aleluya, aleluya. Turi kumwe, turi kumwe, turi kumwe, turi kumwe. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Nebukadinezari araza ngo i Yerusalemu, arangishanya Abayuda arabatwara. Bano ba Saduraka na Meshaki na Abednego ba Danieli nicyo gihe bagendeye muri iki cyiciro. Bageze i Babuloni, umwami atanga itegeko aravuga ngo aba Bayuda baba ari abahanga, baba ari abanyabwenge, mutoranye n'abasore barebare badafite inenge, bafite ubwenge budasanzwe kandi bafite uburanga, mubatoranyemo mugende mubigisha iby'ubwami, kuko bazadukorera bakagenda bakorera igihugu mu buryo budasanzwe, hakavamo abayobozi. Rero ba Danieli barabatoranyije, bamajije kubatoranya baravuga ngo nubwo umwami adutoranyije, tukaba tugiye kurira ku meza amwe y'umwami, tukaba tugiye gusangira ku meza y'umwami, tukaba tugiye kunywera vino ku meza y'umwami, tukaba tugiye kurya ibiryo byiza by'ibwami, ibiryo by'uburetwa, ibiryo byahinyuma aho ngaho byasigajwe, tugiye kubihuga. Ariko bene data bajya inama, baravuga ngo twebwe nubwo tugiye ibwami, tukaba tugiye gukurira ibwami, tukaba tugiye kurererwa ibwami, ntabwo turi butakaze umwifato. Baragambirira, baravuga ngo ntabwo twebwe iwacu mu Bayuda, ntabwo twebwe turi butakaza umwifato, kubera ko hari indangagaciro, hari umuco badutoje, hari umuco wo gusenga Imana, wo kwiginga Imana. Mbese barabajyana babagejeje ibwami. Umwami atanga itegeko ngo bajye basangira nabo, ariko ba Danieli barabyanga, babwira inkone y'umwami ariwe wari ukuriye abagaragu b'umwami, baramubwira ngo hoya, twebwe ntabwo turi burire ku meza y'umwami, twebwe Imana twizeye, Imana twakurikiye, Imana twizeye, Imana ifite imbaraga, ifite ubushobozi bwo gufata imbaraga zayo, igafata ibintu by'amaminwa n'ibishyimbo ikabishyiramo vitamine, twebwe tukajya twinywera amaminwa. Ibyo biryo bw'ubwami ntabwo tubikeneye, nta nubwo tubishaka. Bibiliya yatubwiye ngo maze Danieli agambirira mu mutima we kutiyandurisha ibyo kurya by'ibwami cyangwa vino yanywa. Ba Danieli baragambirira, baravuga ngo hari umwifato, baravuga ngo hari umwifato twebwe twari umwanzuro twafashe. Ntabwo ari ngombwa ngo dusangire, ntabwo ari ngombwa ngo turye inkoko n'inyama z'ibwami, ahubwo twebwe amaminwa araduhagije, ntabwo ari ngombwa, ntabwo ari ngombwa ngo turye ibiryo by'ubwami. Nagira ngo mbibutse ko umugambi w'Imana iyo ari muremure kuri wowe, ntabwo ari ngombwa ko Imana ikoresha imbaraga nyinshi, ntabwo ari ngombwa ko Imana ikoresha ingabo nyinshi, ahubwo iyo uyizeye ukayiringira ukayikomezaho, byanga byakunda ukagambirira neza, iri mu ijuru ijya yiruruka, ititaye ku mbaraga ufite, ititaye aho uvuka, ititaye aho ukomoka, ikururuka ikakugirira neza, ikururuka ikaguha ihumure, ikururuka ikavugana nawe, ikururuka ikagendana nawe, ikururuka igakorana nawe.
haleluya, haleluya. Imana bwayo ifite imbaraga ziremereye. Haleluya. Imana twagiye tuyibona, tutatubona twambaye ikoti, tutatubona turimo turayivuga. Ntabwo ari seyasa twaje kugutera, ntabwo twaje hano tuje kugutera seyasa. Imana twarayibonye, Imana ifite imbaraga, yugambiriye neza mu mutima. Imana ijya yururuka igafata icyemezo. Mwari muzi ko basaduraga na Meshake na Abednego bagambiriye neza, bagavuga Imana neza, bagahamya Imana neza. Imana mbese barayivuze, bigera ku rwego rwabo bahamagara umwami mu mazina, kandi cyaraziraga guhamagara umwami mu mazina. Bahamagara umwami mu mazina, baramubwira ngo yewe Nebukadinezari we, naho Imana yacu itamukiza, amaboko yawe nyagasani, twebwe iyo twizera Imana y'inyamaboko, Imana ishoboye, Imana yihagije, ifite imbaraga zo kudukiza. Amaboko yawe kandi n'utitabukiza. Mu Bayuda, mu Bisirayeli hari abantu bazakomeza kuyamamaza, kuko ntabwo ihinduka. Yitwa Data wa twese, yitwa Donayi Elshana. Rero ni Imana ifite imbaraga nyinshi n'utitabukiza. Mwari muzi ko ariko Mana yagewe ndafashijwe. Mwari muzi yuko bahamije bigatuma mu ijuru hahita haba inama, hahise haba inama. Imana ihamagara marayika Mikayeli ushinzwe kurwanya intambara, ihamagara abamarayika Gaburiyeli bashinzwe kujyana ibisubizo by'abantu biteranye ibizima. Bahitara bicara hasi baravuga ko aba bagabo bavuze neza, twebwe turakora iki? Ni iki turi gukora? Aba bagabo baraduhamije batuvuze neza, none turakora iki? Ko mbona n'ubundi umwami yakomeje kurakara, kandi nkaba mbona batanze itegeko ryo kwenyegeza itanura. Turakora iki? Haleluya, haleluya, haleluya. Iyo ugambiriye neza mu mutima, Imana ijya yururuka. Ndifurije kugambirira neza mu mutima. Imana ibashoboze kugambirira neza mu mutima, mugakora ibyiza, mugakora ibyo gukiranuka mu gihe gikwiriye. Imana ijya yururuka ikibuka imbere ye. Imana ihagurukije marayika Mikayeli kari ushinzwe kurwanya intambara, kandi abo bagabo bakaba babagejeje mu itanura. Itanura bakaba banaryenyegeje. Dukora iki? Marayika Mikayeli ushinzwe kurwanya intambara ati ngewe buriya nko mu masegonda 30 naba nageze mu itanura. Imana aticara, wasanga umuriro watwitse, wasanga barangiye, wasanga barangiye, wasanga barangiye, wasanga bahiye, wasanga bagurumanye, ngo kahita haguruka. Imana ishimwe, haguruka intare, igishyitsi cya Dawidi, intare yo mu muryango wa Yuda irahaguruka iravuga ati ngewe mu matsi yarize naba nageze mu itanura. Haleluya. Iyo ugambiriye neza mu mutima, Imana ijya yururuka igakora itari ifite gahunda. Basaduraga na Meshake na Abednego bageze mu muriro basanga hamwe niwo batanzemo, bituma marayika w'Imana asanga umwami agira n'iyerekwa. Arangije abwira abagaragu be, ababwira ariko ko twajugunye n'abantu batatu, undi wa kane yavuye, kandi uwa kane ko mbona asa n'umwana w'Imana. Bituma umwami agiriyekwa, kubera ko basaduraga na Meshake bayivuze neza. Maze Daniel agambirira mu mutima kutiyanduza ibyo kurya by'ibwami. Imana ni Imana ishobora. Utabona turayivuga ubwo utagire ngo niko byahoze. Twavuye ahantu hakomeye, twavuye mu buzima butari butworoheye. Ntabwo nagiriwe amahirwe yo kurererwa muri famiye, ntabwo nagize amahirwe yo kurerwa n'umuryango, ariko iyi Mana twicaye imbere ni umubyeyi mwiza uyirigire no kugutabara
ntabwo ibeshya. Twagiye twumva Imana ivugana natwe tugeze mu gihe kigoye, tugeze mu gihe gikomeye, Imana ikavugana natwe. Twarayibonye Imana ikorana natwe iyo ugambiriye neza ugashikama ugakorana nayo neza ukihangana ukanesha, ukihanganira intambara n'ibigeragezo. Byanga byakundiye Imana iragutabara iyo ugize umutima wo kwihangana no guca bugufi. Iyi Imana igikora, iyi Imana ibikora kubera amateka yabaye muri iki gihugu. Nagiye kwisanga nisanga ni njyenyine, nisanga ni njyenyine. Turavunga kuko umuntu wantoraguye yambwiye ko yansanze mu cyobo batayemwe abapfure ndi uruhinja rutanageye. Arangije arafata aranjyana. Yarambwiye ngo yajyaga afata amazi yaretse ku biti by'amababi, ibiti by'amababi mu ishyamba, yarangiza agafata amazi y'imvura yaretseho akayanjojoreza mu kanwa. Hari igihe cyageze ngo ahantu bari hatera inzara, nari umwana, ngo hatera inzara mu buryo budasanzwe. Warangije akajya afata ibyatsi akabisekura, agafata y'amazi y'ibyatsi, yarangiza akayanjojoreza mu kanwa. Agize amahirwe abona mvuyemo umuntu. Ariko Imana irashoboye, Imana ni muri iyi Imana twaje kubabwira ntabwo ari se yasa. Twarayibonye Imana itabara, twarayibonye Imana izura, twarayibonye Imana irengera, twarayibonye Imana itabara, twarayibonye Imana igira neza, twarayibonye Imana ibyivuze ikabisohora. Humura, nari nje kukubwira ngo humura, ugambirire neza mu mutima. Humura, Imana izabikora. Humura, ibyo yavuganye nawe bihagararemo neza. Kora ibyo gukiranuka ntutandukire. Mu gihe gikwiriye Imana igiseruka nk'Imana, Imana igiseruka nk'Imana. Muri ubwo buzima bwose aho tugarukiye, ntabwo nari nzi aho mvuka, ntabwo nari nzi famiye. Nagize ibyago bikomeye turimo turagaruka, wantoraguye bamwicira mu nzira, nisanga ni jyenyine. Ndaza ngirirwe amahirwe, bahuye n'inkotanyi ziraza zinzana muri iki gihugu, bahita banjyana muri Oroferina, murira mu bigo by'imfubyi. Imana igenda igirira neza, ngenda mbona kugira neza kw'Imana, ngenda mbona imbaraga z'Imana, ngirirwa amahirwe yo gukandagira mu ishuri ndiga. Ariko nari mfite ibibazo, nari mfite ibikomere, nari mfite mbese ibikomere mu mutwe, mfite ibikomere mu mutima. Ntabwo nigeze nderwa n'ababyeyi, ntabwo nari bwa kibyeyi nigeze mbona. Ibyo byari agahinda gakomeye. Nagiye mbebesha amaso ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ariko iyi Imana twizeye ni umubyeyi mwiza, ni umubyeyi mwiza uzi gutabara, ni umubyeyi mwiza uzi kurengera. Ahantu nabonaga nta nzira, ahantu nabonaga nta gisubizo, mbese Imana yahashatse inzira, ihashaka n'igisubizo. Rero ahantu murimo kubona mukabona nta gisubizo, mukabona nta nzira, Imana niyo ifite inzira, Imana niyo ifite igisubizo. Wongere uyiringire, wongere uyizere. Haleluya, 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 haleluya. Uku mubona mwaterane uku nguku, reka mbabwire hari igihe kizagera nimuterane mungana uku nguku. Hari igihe muzaba mwaragutse, hari igihe Imana izaba yarabikoze, kandi ibyo Imana yavuganye namwe izabikora. Nta na kimwe kivuyemo, Imana izabikora. Nimuyiringira mugakomeza kuyikomezaho, mugakomeza kuyiringira, byanga byanga ibyo yavuganye namwe izabikora, izabikora. Aho mubona mupfundikanye niho Imana ifite inzira, niho Imana ifite igisubizo. Haleluya, haleluya, niho Imana ifite igisubizo. Ubwo buzima butari bunyoroheye, butari bundemereye. Nasomye ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ariko naje gusanga nubwo umuganga yaba afite porofesiyo mu bintu bijyanye no kuvura, naje gusanga nta muganga n'uyu n'umwe wajya mu mutima ngo agere mu mutima yomoremo inguma n'ibikomere. Umuntu yakomeretse ukire ku mugabo witwa Yesu wenyine niwe ujya mu mutima akagera mu ndiba y'umutima, yarangiza komora inguma, yarangiza komora ibikomere. Yesu wenyine nta
kugambirira neza mu mutima, ibindi byose birekera Imana. Imana byose irabishoboye. Imana yavuganye nanjye, irambwira ngo ibyo yavuganye namwe nta na kimwe kivuyemo. Mukomeza kuyiringira, izabisohoza, izabikora, izabikora. Hari igihe muzaba mudateraniye muri uru rusengero, hari igihe muzaba muri ahandi hagutse, hari igihe muzaba muri ahandi hagutse. Ntabwo njya nsimbuka njyewe ngo nikubite hejuru, no, ahubwo iyi Imana yampamagaye, iyi Imana yampamagaye yarambwiye ngo impamvu ngurokoye ni ukugira ngo uzanyamamaze, ni ukugira ngo nzagukoreshe mu gihe gikwiriye. Rero Imana yarabashije kunyigisha, irabanza iranterera, irangije kunterega, irangije iraza imaramo ibikomere nakomeretse byo mu mutima no mu mutwe, irangije iranyuze igira umuntu mushya. Nize amashuri menshi agiye atandukanye y'ubuzima ndabuzi, nta kintu wambeshya. Kwicwa n'inzara ndabizi, nishwe n'inzara kwa muganga abantu bakangisha, njye nahabaye igihe kinini kirekire. Kanombe narahabaye, Faisal narahabaye, mu mujyi wa Kigali, Kabgayi narahabaye, Zaremera Rukoma kubera ko ariho nize narahabaye. Ibitaro ndabizi byagezeho nkajya bitomokoramo n'amaserume, nkikuramo amasone, nkikura kuri za bombone. Ngize amahirwe nzanzamutse, naragize nkaturoka ibi kuko numvaga ndambiwe kuba kwa muganga. Rero ubuzima nta kintu n'iki na kimwe Imana ishaka kugukoresha, irakwigisha, kagucisha mu mashuri meza. Rero nawe urimo kwiga, nagira ngo umutangaze ko nta munyeshuri usakuza mu ishuri. Iyo ushakuje mu ishuri baragusohora, amasomo akagucika. Nta musirikare mwiza usakuza ku rugamba. Iyo ushakuje ku rugamba ugwa ku rugamba, umwanzi amenya ahantu ukahava. Iyo ushakuje ku rugamba ushobora kuva ku rugamba uri ikimuga cyangwa bakakumera umutwe. Rero nta musirikare mwiza usakuza ku rugamba. Rero reka gusakuza, uri gusakuriza abandi banyeshuri kuko ntabwo ari wowe urimo kwiga wenyine, ntabwo ari wowe urimo kwiga wenyine. Ceceka, Imana idufashe tugirire neza. Ubwo buzima bwose nabubayeho, ngenda nisunika, Imana ikavugana nanjye, ndisunika kugeza izi saha mbaye umuntu w'umugabo. Imana ishimwe. Mfite abahungu babiri n'umugore, narasezeranye ngo ubukwe bwiza. Imana iranshyigikira, Imana ibana nanjye. Ndabyibuka ndyamye muri Faisal, ndi kuri bombora, ibyuma bimenyesha ko narangiye byari byarangiye, ibyuma bimenyesha ko napfuye byari byatabaje, byanavuze. Ariko isi yindi nari ndimo, marayika w'Imana araza amuzaho ikiganza mu gihe barimo bantunganya, bahuramo amasone, bahura kuri za bombone, bahuramo ibyuma byanyongereraga umwuka. Marayika w'Imana mu gihe bari bazanye ibitambaro by'umweru ngo banjyane muri morgue, bamenyesha akarere n'umurenge ko napfuye kuko nta mwene wacu wari kugingura, ntawe ngira. Ariko hari abantu nawe ibyaha mubyeyi ugiye kubyara, bavuze ngo birarangiye, bavuze ngo ntuzabaho, ariko Imana igaseruka nk'Imana mu gihe gikwiriye. Ngiye kubona mbona marayika w'Imana naje amfashe ikiganza, bagiye kubona babona intoki zitangiye kwinyeganyeza, bahita bavuga ngo wa mwana arazutse. Amafaranga bari banciye ntabwo nari kuyavana hehe, ko ntari kuyabona, ko nta hantu leta yari yamvuje yabigejeje, ko bari barambuye bavuga ngo Yesu we mwana wenyine tugomba kwitaho muri iki gihugu. Hari n'abandi bana bafite ibibazo tugomba kwitaho, bamanitse amaboko bavuga ngo byarangiye. Umutima wanjye wari warimutse, uracomoka kuva mu mwanya wawo. Niyo mpamvu twabaga turimo turavugana, ugashiduka na Yesu, ugashiduka ndangagaye kubera ibyo
kwa muganga, yari umuganga w'umunyamahanga. Rangije arambye arababwira ngo uyu mwana nemereye kumwishyurira iyi fagitire, nimumwihorere mumwiteho mumuvure. Baramvura amajije koroherwa, banjyana iwacu i Kabgayi, hari i Muhanga bariho rwarira. Ndaharwarira mu gihe gikwiriye za 2014. Imana iransanga irambwira ngo uyu muhereye uyu munsi mwomoye ibikomere byo mu mutwe no mu mutima. Irambwira ngo humura, ngiye kukugirira neza, ngiye kugutabara. Bantu bamenye ko ari Imana igutabaye. Imana irambwira ngo kandi nzagutabarira igahogo, nzagutabarira igahogo. Bantu bose bamenye ko ndi Imana ishoboye, bantu bamenye ko ndi Imana yihari. Rero nimutuze, Imana y'amahoro ifite imbaraga. Ikigushakaho ni ukugambirira, gambirira neza mu mutima wawe. Nibanze ku buzima busanzwe, nanditse ko ndibuvuga ibintu byinshi byo muri Bibiliya, ariko nibanze ku buzima busanzwe. Sinzi impamvu nyine biza nkajya mu buzima busanzwe, ariko nagira ngo gukomeze ubwire ko iyi Imana twikeneye, iyi Imana twaje kukubwira, iyi Imana uyu mama yahoze avuga ntabwo ari siyasi yaduteraga. Iyi Imana irashoboye, iyi Imana irihagije. Muze tuyikorere. Hari igihe muzaba mwagutse, ndabisubiramo, hari igihe muzaba mwaragutse, kandi Imana igiye kubikorera ukuboko kwayo gukomeye. Nimukomeze mukiranuke, nimukomeze muyizere, nimukomeze muyiringire. Imana igiye kubikora nta kintu yitayeho. Imana yambwiye ngo ibintu muri kubona mukabona nta shusho, yo ibifitiye ishusho. Imana ibifitiye ishusho, Imana ibifitiye ishusho. Ibintu mubona nta shusho, iyi Imana ibifitiye ishusho, kuko Imana iri mu kazi. Imana iri mu kazi, Imana irimo irazenguruka, Imana irimo irararika ababyeyi, irimo irararika abagabo, irimo irararika abasore n'abakobwa beza bazaza bakayikorera. Hari igihe muzaba mwaragutse mutari hano muri gusengera aha, kandi Imana izabikora. Yavuganye nawe, yabwira ngo mufite umushumba w'inyangamugayo, igiye kubikorera. Icyo ngiki kigiye kubagura, kandi abantu benshi bazabona n'iso, abantu benshi bazamwagwa, kuko muri we umushumba, muri we afite poroje nziza, kandi umuhamagara. Imana iguhamagaye, Imana yavuganye nanjye. Imana irambwira ngo ntabwo ari uw'indanini ndetse n'umururumba, ahubwo ni umuhamagaro wo kwamamaza Imana. Rero ibi bintu urabona uko nguko mu gihe kigiye kuza ntabwo ari byo muzaba. Hari impinduka zigiye kuba zidasanzwe, kandi ibintu mugiye kubirebesha amaso, ibintu mugiye kubibona, Imana yabwiye Mose Abisirayeli bageze ku nyanja, babonaga nta nzira. Imbere yabo hari inyanja, ku mpande hari imisozi, ariko Imana ntabwo igiterwa ubwoba n'imisozi. Yigeze ivugana na Yobu, iramubwira ngo ndi Imana yimura imisozi itabimenye, nkayubaka n'ubwakariga. Iyo usomye mu gitabo cya kabiri cya Mose cyitwa Kuva, mu gice cya 14 ku murongo wa 13, ngo maze Mose asubiza abantu ati, mwitinya, mwihagararire gusa, murebe agakiza Uwiteka ari bubazanire uyu munsi, kuko abanyegiputa mwabonye uyu munsi mutazongera kubabona ukundi. 14 hakavuga ngo Uwiteka ari bubarwanirire, namwe mwicecekere. Wanditse 24 hakavuga ngo mu gicuku cyane, ngo Uwiteka yitamurira mu nkingi y'igicu n'umuriro, ngo yitegereze ingabo z'abanyegiputa zicika nk'igikuba. Ngo abanyegiputa barabazanya bati, mureke duhunge Abisirayeli, kuko
irabikwemereye hejuru y'imbaraga z'umwami wa Ashuri, hejuru y'imbaraga za Senakeribu umwami wa Ashuri hari imbaraga z'Imana, hari Imana izi kuvuga hejuru y'amagambo y'abantu baguca intege mushumba, hari Imana ivuga kandi igasohoza hejuru y'abantu barimo kuguca intege, hari Imana ivuga, hari Imana ivuga kandi igasohoza. Mugambirire neza, mugambirire neza, mugambirire neza, mbirire neza, mugambirire neza. Iyi korali yahoze iririmba hano, Imana igiye kubakuza, Imana yavuganye nanjye irambwira ngo yohereje marayika wayo uje kubigisha ibintu bijyanye n'imirimo. Wese marayika ubwe arihagurukiye, niwugiye kubatoza, niwugiye kubatereyininga, niwugiye kubatoza. Ntabwo murimo nigiye kubikora. Imana yavuganye nanjye irambwira ngo izabambura. Imana umushumba yavuganye nanjye irambwira ngo ihagurukisha abanyamahanga, ihagurukisha abanyamahanga ariwe yabashyize. Imana yambwiye ngo ntabwo bahagurutse bakoboko, hari icyo bahagurukanye. Imana nizabikora, nta mwana w'umuntu uzabigiramo uruhare. Imana yavuganye nanjye mushumba irambwira ngo wikita ku magambo y'abantu, hejuru y'uko amagambo y'abantu avuyeho hari ijwi ry'Imana rigiye gusohoza, rigiye gusohoza, rigiye gusohoza, rigiye gusohoza. Rero Imana iri kuvugana nanjye ikambwira ngo kuko wagambiriye neza. Hallelujah!
warakoze kuducira inzira. Reka ngo dusenge, ndagira ngo dusenge. Ngo dusenge ukeneye imbaraga zo kugambirira neza, haguruka dusenge. Kiranyije, haguruka dusenge, haguruka dusenge, haguruka dusenge. Abantu Imana yabishuriye muri iri teraniro, hari abantu Imana yabishuriye muri iri teraniro gushora, ngo hari abantu bari kunaga urushuma, ngo barangiza ntibagire ikintu bafata. Ndashaka ko dusenga isengesho ryo gutegeka, tugategeka urushundura rwacu. Ndifuza ko dutegeka urushundura rwacu, ndashaka ko dutegeka urushundura rwacu. Kandi risengesho gushumba, ndabizi neza ko hari ikimenyetso cy'ibyiza Imana igiye kwerekana, kandi mukazamenya ko ari Imana yavuganye nawe. Ukeneye imbaraga zo kugambirira neza mu mutima. Mana Data wa twese wo mu ijuru, uri Imana ifite imbaraga nyinshi, uri Imana yihagije. Aba babyeyi baragusenze bakeneye imbaraga zo kugambirira neza z'umutima, kuko iyo umuntu agambiriye neza mu mutima ujya wurura kugakora. Aba basore, bano bagabo, bano bakobwa baye kugambirira neza mu mutima, baye kugambirira neza mu mutima w'Imana we. Bakirire neza, wongere ubatabare, wongere ubakirire neza, bambika imbaraga iyi torero, iyi minisiteri. Uwiteka Imana nyir'ingabo, tunasenze baye kugambirira neza mu mutima, bambika imbaraga zo gukiranuka,
gukira, niyakire imbaraga z'Imana zikiza, niyakire imbaraga z'Imana zibohora. Ndasengera uyu muntu waba ari umugongo, uyu mugongo nube muzima, uyu mugongo nube muzima, uyu mugongo nube muzima, uyu mugongo nube muzima, uyu mugongo nube muzima. Mu izina rya Yesu, nta mbaraga mbiwe mufashe umugongo, tubakwambura agaciro, tubagutesha agaciro. Mu izina rya Yesu, 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 mu izina rya Yesu. Ndasenze uyu muntu watakaje amahoro, uyu muntu uryama ntasinzire, tanga ibitotsi muri iri teraniro, tanga ibitotsi muri iri teraniro. Uyu mubyeyi ntasinzire, uyu mubyeyi ntaryama asinzire. Urakoze wa Mana we, urakoze ko hari impinduka, urakoze ko hari impinduka, urakoze ko hari impinduka, urakoze ko hari impinduka, urakoze ko hari deliverance ukoze, urakoze ko hari impinduka, urakoze ko hari impinduka. Ndimo ndakumva papa, ndimo ndakumva papa, ndimo ndakumva papa. Urakoze nyiribihe, urakoze El Shaddai, urakoze Jehova Shah, urakoze Jehova urakoze wa Mana, urakoze wa Mana. Ndasengera aba bantu barimo baracuruza banagurishura bakabona ntabwo bikunda umucuruzi. Ndamusengeye aya masete yabo ndayasengeye, aya masete yabo ntagira umumaro. Yakuye umugisha w'Imana, yakuye umugisha w'Imana. Leta izicuruzwa zirore, leta zitonda amafi mu izina rya Yesu. Izi sete aba bantu bacururizaho zakuye umugisha w'Imana, zakuye imbaraga z'Imana. Abantu banagurishura mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Imbaraga z'abadayimoni zigendagenda kuri aya masenga tuzambiye agaciro, imbaraga z'amahembe, imbaraga z'ibitega, imbaraga zo mu bapfumu, katika jina la Yesu, mu izina rya Yesu. Umuriro wawe mutwike, umuriro wawe mukongore mu izina rya Yesu. Muri iri teraniro, muri iri teraniro, muri iri urakoze, urakoze Yesu, urakoze Yesu, urakoze Yesu, urakoze Yesu, urakoze Yesu, urakoze Yesu, urakoze Yesu. Ndakubona uri murakura, ndakubona uri murakura, ndakubona uri gukora mu nda z'aba babyeyi, ndakubona uri gukora kuri iyi migoro, ndakubona uri murakora deliverance, ndakubona hari impinduka uri murasa, ndakubona ndimo ndakumva, ndimo ndakubona utembera muri iri teraniro, ndimo ndakubona hari impinduka uzanye, ndimo ndakubona ukiza abantu, ndimo ndakubona ukiza indwara zananiranye, ndimo ndakubona uzana impinduka, ndimo ndakubona uzana impinduka, ndimo ndakumva uzana impinduka, ndimo ndakubona uzana impinduka, ndimo ndakubona uzana impinduka, ndimo ndakubona uzana impinduka. Komeza utembere Yesu, komeza utembere Yesu, komeza utembere Yesu, komeza usuka umwuka wera, 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 komeza usuka umwuka. Urakoze wa Mana, urakoze wa Mana, urakoze wa Mana, urakoze wa Mana, urakoze ko hari umugisha utanze, urakoze ko hari umugisha utanze muri iri teraniro, muri iri teraniro, muri iri teraniro. Imana akira umugisha, Imana iravuze ko yakira umugisha, Imana iravuze ko buri muntu wese yakira umugisha, Imana iravuze ko akira umugisha, Imana iravuze ko akira umugisha. Imana iguhaye, Imana iravuze ko akira umugisha, 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 Imana iravuze ko. Urakoze Mana, urakoze Yesu, urakoze Yesu, urakoze Yesu, urakoze Yesu, urakoze Yesu, urakoze Yesu. Turagushimiye Mana, turagushimiye Yesu. Urakoze nyiribihe Mana, turagushimiye, tugukomeye amashyi, tugushimiye, twongeye amashyi mu Mana, twongeye amashyi mu nyiribihe.